Akirubana mani horaho akimitima yuzuye intimba akiriza nshuti muteze amatwi radiyo urumuri, tubifurije gukomeza kugubwa neza n'ibihe murimo naho muri, natwe hano kuri radiyo urumuri. Nk'uko mwabyumvise kuva uyu mugoroba ni ubushyuhe, ibiganiro, ibitekerezo, rimwe na rimwe amakuru, nubwo amakuru meza mu gihugu cy'iwacu yabaye ingume, ariko tugerageza kuyabageza kuko nicyo muba mudusaba. Dukomeje rero ibiganiro byacu by'uyu mugoroba nk'uko byateganijwe, nabateguje yuko tujyana ikiganiro n'umunyamategeko musanzwe muzi kuko si ubwa mbere aje hano kuri radiyo urumuri kudufasha kumva ibintu ibi cyangwa biriya bijyanye n'amategeko. Akaba ariho n'ubundi ngira ngo mushimire ndetse kuba yihanganye akaba tugezeho, nimushimire kuba yemeye kuza nubwo bafite imirimo myinshi. Ndagira rero ngo tumuhe ikaze tunamusuhuze aho ari hano mu Bubiligi. Maître Cikurumwana Mayi, mwiriwe neza, muratwumva neza? Yego ndabumva neza, mwiriwe neza bwana Simpunga Aloyizi. Turakumva neza, natwe turakureba, kandi unambaye neza. Urakoze. Ikanzu y'umukara buriya wayimaze kuyishyira ku ruhande. Turagushimira kuba wabanye natwe muri uyu mugoroba, twari tugukeneye, kandi buri gihe uko tukwiyambaje uradutabara, ukadusobanurira na byinshi. Uyu mugoroba turagira ngo udusobanurire ku makuru y'iri iwacu mu Rwanda kuko ajyanye n'ibyerekeranye nyine n'amategeko. Hiriwe urubanza rwari rutegerejwe na benshi, urubanza rwa Paul Rusesabagina, aho yajyanywe mu rukiko uyu munsi kugira ngo bamwumve kandi banafate n'icyemezo kwifungwa cyangwa se ifungurwa kugira ngo ajye aburana yidegembya cyangwa se aburane ari muri gereza. Tuzi ko dukurikije inararibonye n'ukuntu iwacu byagiye bigenda mu zindi manza, tuzi ko ari urubanza rukomeye, kuko rimwe na rimwe imitego myinshi ari naho itegerwa. Maître Cikurumwana Mayi Joseph, urwo rubanza warukurikiranye, niyo mpamvu tugira ngo tukubaze cyane cyane, ariko udusobanurire ku byerekeranye n'abunganizi be. Abunganizi be bari mu Rwanda, tuzi ko we twabonaga mu mashusho asa naho yabemeye cyangwa se asa naho bakorana, ariko tuzi nanone ko hari abandi umuryango we washyizeho. Ubu rero abanyarwanda tukaba turi mu rujijo kuri icyo kintu. Ese ibikorwa uriya mwunganizi we azakora biremewe? Ese abo bunganizi bari hanze bo uruhare rwabo ni uruhe? Biriya bintu bikunze kubaho, hari ahandi mwabibonye? Ese ingaruka zabyo ni ibihe, Maître Cikurumwana Mayi? Urakoze kubaza icyo kibazo kijyanye n'ubwunganizi mu mategeko, ariko njye nk'uko namye mbivuga buri gihe ngendera nyine ku ngingo z'amategeko ziba ziteganya ikintu runaka. Ndibanda cyane ku itegeko ryo mu Rwanda kuko ni naho ibintu birimo kubera, itegeko nimero 027 akarongo 2019 ryo kuwa 19 n'ukwezi kwa 9 2019, nyine umwaka ushize, yerekeranye n'imiburanishirize nshinjabyaha, imanza nshinjabyaha. Iryo tegeko cyane cyane nk'ingingo yaryo ya 68 ivuga uburenganzira bw'ukekwaho icyaha.
iyo ngingo ivuga ko umuntu wese ufunzwe, yaba afunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa se afunzwe n'ubushinjacyaha, agomba kumenyeshwa icyo afungiwe, kimwe n'uburenganzira bwe burimo no kubimenyesha umwunganira, ndetse n'undi wese yashaka kubimenyesha. Ubwo ndashaka kuvuga ko afite ubwo burenganzira bwo kumenyesha ibyo ashinjwa, ko yabimenyesha umwunganira cyangwa se n'undi wese ashaka kubimenyesha. Nanone bakavuga n'iyo ngingo mu gika cyayo cya kabiri, kavuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha afite uburenganzira bwo kugira umwunganira no kuvugana nawe mu muhezo. Ibyo byo ntabwo mbitindaho, ntawamenya niba Bwana Rusesabagina avugana n'abunganizi be babiri mu muhezo. Ariko none reka ngere ku ngingo, ku gace kavuga ubwo burenganzira bwo kuba yahitamo abamwunganira. Iyo ngingo rero ya 68 igika cyayo cya gatatu ivuga ko umuntu wese ufunzwe yishakira umwunganira. Nongere mbishimangire, yishakira umwunganira. Umuntu wese ufunzwe akanemererwa kuvugana nawe mu muhezo. Ariko iyo adashoboye kumwishakira, umugenzacyaha cyangwa umushinjacyaha abimenyesha umukuru w'urugaga rw'abavoka kugira ngo amumugenere. Niko itegeko ubu ribiteganya. Kandi iyo ngingo igakomeza igika cyayo cya nyuma ivuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa se ubushinjacyaha ugenewe umwavoka muri ubwo buryo tumaze kuvuga haruguru, yamusabiwe mu bugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha, ngo ntashobora kumwanga atabigaragarije impamvu zikomeye. Aha rero ku kibazo abantu benshi bibaza, kimwe n'uko nawe umaze kukimbaza, cyo kuvuga ngo hari abunganizi bo mu bihugu byo hanze, nibyo kuko nabonye n'amabaruwa acicikana, cyangwa abunganizi bari bashatswe n'umuryango wa Rusesabagina. Abo iyo baza ko barageze ku butaka bw'u Rwanda, kuko n'amategeko y'ubu ngubu yemereye ko bashobora gusabira viza ku kibuga, bakiyerekana bati tuje kuburanira Rusesabagina, bakamenya niba bangiwe kwinjira ku butaka bw'u Rwanda, cyangwa se bamara kwinjira ku butaka bakavuga bati ngare mugere mu muburanire, mukurikize ibihe biteganywa n'amategeko kuko urubanza rugiye kugera mu rukiko. Aho niho umuntu yari kumenya niba koko bangiwe cyangwa se batangiwe. Ariko umuryango we ufite uburenganzira bwo kugena umwavoka umuburanira, kandi nawe ushinjwa Rusesabagina akaba afite uburenganzira bwo kubemera cyangwa se akaba yabanga. Ntabwo bivuze ko umuryango we ushobora kumushakira umwavoka Rusesabagina aramutse amwanze ku bushake bwe yamwanga, ariko namwemera yavuga ati n'uyu nguyu bangeneye, leta yangeneye simushaka, none mbonye uyu wanjye ndamwishyurira, cyangwa se indi miryango imwishyurire nk'uko itegeko ribiteganya. Niba numvise neza iby'itegeko riteganya, waba ari urukiko cyangwa se urugaga rw'abavoka, byaba ari n'umuryango we, nta n'umwe ufite uburenganzira bwo gutsindagira umwunganizi Paul Rusesabagina atabyemeye. Ubushake bwe nibwo bw'ibanze. Aha rero nkubabarizeho akabazo k'inyuririzi, mvuge nti ese Maître uriya Richard, ni Maître David Rugaza hamwe n'undi witwa Emeline Nyambo. ese bariya bantu ko twumvise ko Paul Rusesabagina atabihitiyemo, ko yabahawe n'urwego
rw'abunganizi, kandi tukaba tuzi ko Paul Rusesabagina atabuze ubushobozi bwo kwishakira ku giti cye umwunganizi yishakiye. Ibyo bintu we ubishyira amakenga, Maître Kiguru Joseph Mwanamayi? ikintu cya mbere ngewe mbanza gukurikiza itegeko. Ubundi mu mategeko bivuga ko umuntu wese n'ahantu hose, no mu mategeko dukoresha no mu Buraya, umuntu wese ufunzwe aba ari imbabare, uwo twita vulnerable. Niyo yaba atunze ibya mirenge ku nkenge, burya yemerewe kuba yahabwa umwavoka w'ubuntu wamuburanira. Ariko noneho iyo avuze ati sinshaka uwo w'ubuntu, njye nifitiye amafaranga yanjye ndiyishyurira, cyangwa se mfite abazanyishyurira, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ikamushakira, icyo gihe ntabwo bamutsindagira wa wundi wo mu rugaga rw'abavoka. Icyo gihe yavuga ati wanjye niwe nshaka ko azamburana. Noneho ahubwo ikibazo abantu bakunda kwibaza, kandi kirafite ishingiro, kumanza ukamenya ese Rusesabagina yafashwe ryari, ku buryo igihe cyo kumuha uriya mwavoka yashoboraga kuba avugana n'umuryango we. Naho niho haba hari ikibazo, kuko niba ufashe akaba yarimwe ubwo burenganzira bwo kuvugana n'umuryango we kugira ngo bamushyire mu mwanya wo kugira ngo ahabwe uwo atishakiye. Nibyo koko ikibazo cy'ishingiro. Akenshi rero iyo umuntu afashwe, kuko itegeko riteganya ibihe agomba kugezwa, ibihe bigomba kubahirizwa kugira ngo agezwe imbere y'ubushinjacyaha. Reka deja ntangirire, iyo umuntu amaze gufatwa hari amasaha ntarengwa amaze gufatwa n'ubugenzacyaha, ubundi ni amasaha 72 kugira ngo abazwe mu bugenzacyaha. Kandi mu bugenzacyaha ntashobora kubazwa atari kumwe n'umwavoka. Akenshi iyo afashwe ku munsi wa mbere mu masaha yenda 12, ubugenzacyaha bukavuga buti ngwino tukubaze, bamukoresha interrogatoire nk'uko biteganywa n'ingingo ya 45 y'itegeko navuze haruguru. Icyo gihe ku munsi wa mbere ushinjwa ashobora kuvuga ati ntacyo ndasubiza ntabonye umwunganizi. Bitandukanye n'uko intangare n'amategeko mu bihugu byateye imbere, twe no ku munsi wa mbere ntibashobora kujya kumubaza batabanje kumushakira umwunganizi. Ariko mu Rwanda cyangwa muri Afurika muri rusange, mu Rwanda by'umwihariko, hari igihe umugenzacyaha ashobora kumubwira ati ngwino mubaze, nakumenyeshe n'ibyaha ushinjwa, kugira ngo ngewe nubahirize igihe ntegekewe cy'amasaha 72. Iyo rero ku munsi wa mbere ushinjwa avuze ati ngewe ntabwo mbazwa ntafite umwunganizi, kandi uwe agomba kwiyishyurira akaba adahari, nibwo bavuga bati reka twebwe tumugushakire, nuko itegeko ribidutegeka, reka tubaze mu rugaga rw'abavoka, twandikire umukuru w'urugaga batoniye agene abantu bazi izo manza z'inshinjabyaha, agena abo yishakiye mu nama y'urugaga. Maître Nyemerera afite akabazo hagati aho, tuvuge ko kugira ngo ayo masaha atabarengana, kandi wenda hari nijoro cyangwa se hari communication imeze nabi, ntabwo ushobora kwibonera avoka wawe cyangwa se umuryango wawe ngo mugushakire, bashobora kumuguha nk'uko bisobanuye neza, nk'uko itegeko ribyemeza. Ariko se mu gihe noneho muri procedure wenda barakubajije nibyo uwo mwavoka araguhagarariye, noneho umaze gushobora kwibonera uwawe, yego ntushobora guhindura ngo wa wundi bari barakugendeye umureke umusimbuze uwawe wiboneye wowe wishakiye. cyane rwose. Nibyo navuze kare mu ngingo ya 68 mu gika cyayo cya nyuma, bavuga ko umuntu ufunzwe n'ubugenzacyaha cyangwa ushinjacyaha ugenewe umwavoka muri bwa buryo nyine tumaze gusobanura
ubwo ni umwavoka w'ubuntu abana ko tunabyita umwavoka wa leta w'ubuntu wishyirwa na leta, ntashobora kumwanga atabigaragarije impamvu zikomeye. Mu mpamvu rero zikomeye ashobora kugaragaza nizo wenda wari kumbaza cyangwa se abantu bari bibazaho ni nk'izihe. Mu mpamvu ashobora kuvuga ati uyu mwavoka njyewe ntabwo nsanzwe mumenyereye, urabona imyaka Rusesabagina yaramaze hanze, akavuga ati mwampaye umwavoka wo mu Rwanda ntasanzwe menyereye, njyewe mfite undi w'umunyarwanda wubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, wenda akavuga ati nsanzwe nzi aburana mu mazi n'izi, akavuga wenda nk'imanza zamenyekanye mu za politiki, wenda tuvuge baburanye mu rubanza rw'umuryango wa Rwigara, baburaniye Victoire Ingabire cyangwa baburaniye Maître Ntaganda, nta mwavoka yari afite, akavuga ati njyewe ndashakamo uriya. Icyo ni kimwe ashobora kuvuga ati iyo ni impamvu ikomeye, ishobora kuvuga ati uyu nguyu ntabwo munari muzi, ariko mfite uwo nsanzwe nzi nkurikije wenda na reputasiyo ye. Ashobora no kuvuga ati uyu mumpaye mufitiye amakenga, ashobora no kuba yanakorerana na leta, nabyo birashoboka. Byashobora no kuba yavuga ati uyu muntu umburanira hari icyo tutumvikanaho, ndimo ndamubwira nti n'urugero, ndimo ndamubwira nti njyewe narafashwe bidakurikije amategeko, wenda narashimuswe n'urugero, ariko umwavoka wanjye akavuga ati oya, ibyo ngibyo ntabwo twirirwa tuza kubiburanaho, reka tuburane ku byaha. Umwavoka birashoboka agasa nk'uyigurutsa ingingo ushinjwa umukiriya bamubwira. Icyo gihe kuko atari kumvikana neza ku kibazo cy'umukiriya we, umukiriya we ashobora kuvuga ati gisinga ushaka, ndabona tutari kumva ibintu kimwe, ndagendera k'uyu wanjye. Ariko noneho nibyo ashaka kugarukaho, wowe nyine agomba kuba ahari mu gihe nyacyo nyine, kuko ntabwo azavuga ngo njyewe nzabazwa mu minsi 5 cyangwa mu minsi 15, mu gihe wenda itegeko riteganya ko agomba kubazwa mu bugenzacyaha mu minsi 3 y'amasaha 72. Ariko nakwemerera yaba ashaka kubashyirisha mu cyaha, yaba ashaka kubashyirisha mu cyaha, ariko nabyo itegeko riteganya ko ushobora kurenza iminsi. Nanone cyane nko mu ibi byaha bikomeye, nabonye itegeko ryo mu Rwanda barabihinduye bivuga ko umuntu ashobora gufungirwa ku bugenzacyaha, iperereza rikamara ataragezwa mu rukiko, rikamara iminsi 90 ngo ku byaha by'iterabwoba. Aho ni irengayobora bashyizeho, ni ukuvuga ko niba ugomba kumara amezi 3 utaragezwa mu rukiko, ufite uburenganzira bwo kuvuga uti ntabwo njya kubazwa mu minsi 3 ku buryo buhutiyeho, bikamanza ntegereze nyine abavoka banjye bazabonekera. Kandi nabwo bakavuga bati nturenza y'amasaha 72 yo kubazwa mu bugenzacyaha, uradusinyira hano yuko ubwo urabyirengera, ntabwo ari ikosa ryacu twebwe ubugenzacyaha. Ibyo biremewe rwose. Ni kimwe n'uko ashobora no kurwara akavuga ati sinshobora kuvuga niyo umwavoka we yaba ahari muri ya masaha 72, ariko niba arwaye ntabwo baramubaza. Icyo gihe rero nibarenza ya masaha 72, impamvu zigaragara yuko yarengeje zirahari. Ni muri urwo rwego rero byose ni ukubitwara systematically kandi ugakurikiza amategeko. Sinzi niba numvikanisha neza ibi. aho turumvikanye, ndetse wavuze no ku kintu ahubwo gihewe ikibazo nari nateguye kukubaza, ngira ngo wakirangiriza rimwe, kuko muri kaya Paul Rusesabagina byagaragaye ko yashimuswe. Ntabwo ibintu uburyo yagejejwe mu Rwanda birasobanurwa neza. Ese iyo ntabwo ari impamvu yo kugira ngo urubanza mbere y'uko ruburanishwa mu byerekeranye kuburana ari hanze cyangwa mu afunze, icyo ntabwo ari cyo kibanza gukurwaho ngo kigaragazwe neza, kuko niba yarafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, ngira ngo byahindura byinshi. Muri waba warakurikiranye ukamenya uburyo
uriya metre David David Rugaza. Rugaza yaburanye iyo ngingo uyu munsi. Iburanisha ryabaye uyu munsi tariki 14 z'ukwezi kwa Nzeri 2020 rijyanye n'ibyo gusaba gufungwa by'agateganyo cyangwa se gufungurwa by'agateganyo. Iyo bivuga gusaba gufungwa by'agateganyo ni ukuvuga ko ari ubushinjacyaha buba busaba ko uwo bwafashe uwo bukurikiranye icyaha yafungwa by'agateganyo. Iyo bivuga rero ko umuntu asaba gufungurwa n'ubushinjwa nawe ubisaba. Izo nabona ababuranyi bombi bagomba kugaragaza impamvu bagomba kugenderaho zatuma icyifuzo cyabo cyakwemerwa n'umucamanza. Nkurikije rero ingingo ya 76 y'itegeko nakomeje kuvuga 027/2019 ryo kwa 19 z'ukwa 9/2019 ryerekeranye uburanishije imanza nshinjabyaha. Iyo ngingo ya 76 ivuga inshingano z'umucamanza mu isuzuma ry'ikirego ku ifunga ry'agateganyo. Cyane cyane ariko ndibanda ku gace kayo ka kabiri k'iyo ngingo. Iravuga ngo umucamanza uburanisha ibirego by'ifunga by'agateganyo afite inshingano zirimo ibi bikurikira. Icya mbere, agomba kubanza gusuzuma niba afite ububasha bwo kuburanisha ikirego cy'ifungwa ry'agateganyo yashyikirijwe. Aha ntabwo nirirwa mbyibandaho cyane kuko urukiko rufite ububasha nk'uko itegeko ribiteganya ni urukiko rwegereye aho umuntu yafatiwe. Ni urukiko rwo mu Rwanda rwegera aho umuntu yafatiwe. Icyo cyo numvise ko uriya mwunganizi yakiburanye kandi abacamanza bakimusobanuriye, icyo umuntu yagishyiraho vi. Bagendeye ko bavuga ko bamufatiye ku kibuga cy'indege kandi ikibuga cy'indege Kanombe kiri muri Nyarugunga, ko bityo urukiko ruhegereye ari urw'ibanze rwa Kicukiro. Nawe yagiye kuburanisha icyo bakivuyeho. Noneho agace ka kabiri k'iyo ngingo kavuga ko umucamanza afite inshingano yo gusuzuma ko ibihe by'ifunga n'ubundi burenganzira bw'ukekwaho icyaha bwubahirijwe mu gihe cy'iperereza. Aha ni ingingo ikomeye cyane. Aha rero umucamanza kubisuzuma ntabwo abisuzuma yaraye yabirose cyangwa uko asanzwe azi ko urubanza rumeze. Agomba kubisuzuma ari uko abibwiwe. Iyo atabibwiwe n'ushinjwa, habwirwa n'umwunganira mu mategeko, umucamanza azagendera ku byo umushinjacyaha azaba yamubwiye. Ku mushinjacyaha azaba arwana no kugaragaza ati ngewe ibi, ubushinjacyaha nibwo bukuriye ubugenzacyaha. Umushinjacyaha azavuga ati ngewe twaramufashe ibihe byo kumufunga n'ubundi burenganzira bwe twarabyubahirije, akagaragaza ko babyubahirije. Ariko ushinjwa none avuga ati ngewe ntabwo nafatwe bikurikijwe n'amategeko. Iyo ni ingingo ya mbere Rusesabagina yakagombye kuvuga. Niba atayivuze umwunganizi yagombye kuyivuga. Noneho ni gute rero agomba no kugaragaza uburyo yavuga ati bitakurikije amategeko. Kugeza ubu mu rubanza uko twakurikiranye ukuntu byagiye biba, nta na hamwe Rusesabagina yigeze yemererwa kuvuga igihe yere kwitangazwamakuru. Yenda avuga ati nge munyerekanye none ku itariki 31 z'ukwa 8 2020, yenda natangaza ati nyamara ndi hano mu Rwanda kuva ku itariki 27 28 z'ukwa 8 cyangwa 25. Icyo gihe yagereye mu Rwanda ntabwo kizwe. Icyo gihe niwe ari kubyivugira ati ngewe kuki munyerekanye ku itariki 31 kandi narageze hano mabazi iminsi 3 cyangwa 5 bitazwi. Icyo ni icya mbere, nta wigeze akivuga kandi nawe ntibamwemereye ko avuga. Indi mpamvu wenda ari kuvuga ati ngewe nafashwe binyuranyije n'amategeko, nuko ingingo ya 73 z'itegeko rishinzwe ryerekeye imibonano z'imanza nshinjabyaha rivuga ko ibikorwa byose mu iperereza muri ankete zose zikorwa bigomba kuba mu ibanga.
ryo Rusesabagina avuga ati munyerekanye mu itangazamakuru munavuga n'ibyo nshinjwa ariko ibi binyuranyije n'ibanga ry'akazi ntabwo mugomba kujya kubivuga kandi biri muri anketi. muri make uburyo byakozwemo byatangajwemo buriya ntabwo byemewe n'amategeko. Ntabwo byemewe n'amategeko kuko ni ingingo rwose imaze kuvuga nyine ya 73 irabivuga ku mugaragaro, ivuga ko usibye igihe itegeko ribiteganya ukundi iperereza n'ishakwa ry'ibimenyetso bikorwa mu ibanga. Umuntu wese ufite uruhare ku murimo w'iperereza n'ishakwa ry'ibimenyetso ategetswe kugira ibanga ry'akazi. Nta buryo rero ubu RIB, Rwanda Investigation Bureau, ariyo office rwandaise des enquêtes, yavuga ko gutangaza ushinjwa mu itangazamakuru bakavuga n'ibyo ashinjwa ntabwo ibanga ry'akazi rigihari kuko barimenye n'ibimenyetso banabivuze batangiye kubigaragaza ubwa mbere ku itariki 31 z'ukwa munani. Ubugenzacyaha bwaravuze buti twafatanyije twagiranye ubufatanye n'ibindi bihugu kumufata no kumugeza hano. Umusirikare wa RIB yarabivuze byose. Ararimenye ariko ibyo bihugu ntabwo twabivuga ko bitewe n'uko bikiri mu iperereza. Urumva deja arivuguruje niba biri mu iperereza se kucyo bivuze ahubwo yakomeje no kubihanirwa. N'ushinzwe kumuburanira mu by'amategeko wenda Rusesabagina we ntabwo ayazi, ariko umwavoka we akomeje kuvuga ati kuba ibiro by'ubugenzacyaha byaratangaje n'uburyo bamufashemo ntibanagaragaze n'abagiranye ubufatanye nabwo bamenye amabanga y'akazi no kubishyira mu itangazamakuru nabwo binyuranyije n'amategeko. N'indi ngingo yenda akavuga ati njye banzanye imbere mu itangazamakuru banshizemo amapingu imbere bamusina navuga biriya ni mu mategeko yo mu Rwanda mpuzamahanga ni ugutesha ikiremwamuntu agaciro, kuza kumwerekana yambaye amapingu ntagire n'icyo anavuga bakamwihorera bakagenda gusa twamufashe. Nabwo yavuga ati n'ifatwa ryanjye ntabwo hakurikije amategeko. Noneho tunagere no ku kindi kintu yenda bari kugira kuko nyine natangajwe no kubona mu iburana ry'uyu munsi rifungurwa by'agateganyo bavuga ibidateganywa n'amategeko, kuvuga ngo Rusesabagina ngo yari umuntu mwiza yarokoye abatutsi muri jenoside aba ahantu hazwi. Ibyo ni ibidateganywa n'amategeko ushobora kuvuga by'inyongera, ariko ku ifunga ry'agateganyo ugaragaza amategeko twita ngo n'amategeko d'ordre public ndemyagihugu mu Kinyarwanda niko tubyita atarubahirijwe. Amategeko rero ndemyagihugu irya mbere ni kuvuga ati nyakubahwa perezida wa repubulika n'urugero yatangaje ku itariki 7 z'ukwezi kwa cyenda avuga ko njyewe naje ku bushake ariko mbanje gushukwa. Ibyo mu ngingo y'151 y'itegeko 68 akarongo 2018 yo kuwa 30 Kanama byerekeranye ibyaha n'ibihano byabyo muri rusange code penale ivuga ko iyo umuntu ashutswe kugira ngo agwe afatwe habaye ubushukanyi ibyo nabyo bitemewe mu mategeko. Niba rero perezida wa repubulika yaravuze ati twaramushutse, urumva ko ifatwa rye ntabwo riba rikurikije amategeko. Hari izindi mpamvu umuntu ashobora kuvuga ati njyewe narafashwe yego ariko nakorewe wenda ibikorwa bibabaza umubiri yicarubozo nabyo amategeko arabiteganya, cyangwa se nkuko arwaye ati ntabwo imiti nyibona ku gihe biki byose. Ibyo byose nibyo bijyanye nuko ifatwa n'ifungwa bidakurikira amategeko, nibyo bigomba kuvugwa muri rya buranisha ryo kuvuga yo gusaba ko umuntu afungurwa
by'agateganyo nta nubwo bakagombye no kujya ku mikorere y'ibyaha, kuko nabonye umunsi basa nk'aho baburanye urubanza mu mizi kandi igihe kitaragera. Bagomba kugaragaza impamvu zatuma afungurwa by'agateganyo. Metre, none ko mu makuru ugiye mfite wenda byose sinabibonye, ariko abanyamakuru benshi babyerekanye. Mu makuru ugiye nabonye uyu munsi, ayo nabonye ibyo ntabwo Metre Rugaza David yigeze abigaragaza imbere y'umucamanza, kandi nk'uko babivuga hari igihamya perezida yarabivuze, uriya wa RIB, umuvugizi wa RIB Umusigire yarabivuze, yica anketi. Nta kuntu Paul Rusesabagina ariwe wivanye Dubai ku bushake bwe, ndetse n'ibyo bihugu, igihugu cya Repubulika, ibihugu bya Emirate Arabini byarabihakanye rwose, biravuga biti nta ruhare twabigize. None kuki uriya mwunganizi mu mategeko atagaragaje ko yafashwe mu buryo butemewe n'amategeko uyu munsi? Aho ngaho niho rwose navuga ko ari nacyo nagushakiye Metre, kugira ngo rwose udusobanurire impamvu. Ese buriya twaba hari uwaba kimugiriye afitiye icyizere? Ikintu cya mbere abantu bagomba kumenya ni uko abavoka twese ntabwo tuba dufite ubuhanga kimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ntabwo ari ugushinja wenda abavoka bagenzi banjye, buri wese abona uko abibona. Hari usoma itegeko ntamenye kuyicukumbura, agasoma dosiye ntamenye kuyicukumbura ngo amenye utuntu aza kuvugamo. Icyo gihe biba kutagira ubushake, ariko ashobora no kutagira ubushake bwo kutagira ubushake. Nongeraho n'ikindi, kuko ni ibintu bibaho. Hari n'igihe n'umwavoka anagurwa. Icyo gihe rero umwavoka mbese utari inyangamugayo akagurwa, ugasanga araburana ibintu bibangamiye iby'umukiriya we bitewe wenda n'izindi nyungu yagize. Nabyo bibaho, ariko iyo ubonye ibimenyetso urayimureka, cyangwa akanaterwa ubwoba. Nabyo byigeze biboneka, nabyo birashoboka, agaterwa ubwoba, bikaba byanamukoresha n'ibintu binyuranyije n'umwuga w'icy'ubwavoka. Reka wenda nanjye n'urugero, nko ku rubanza tuzi rwabaye vuba, igihe Kizito Mihigo apfa. Niba umuntu amaze gupfa nk'umukiriya wapfuye, nubwo wari ufite manda yo kumuburanira, itegeko rivuga ko ubwo nawe ububasha waba ufite bwo kumuburanira buhagaze. Ntacyo ushobora gutangaza ku by'umukiriya wawe. Ndagushimiye Metre rwose kuba waraje hano kudusobanurira imyitwarire ya Metre. Noneho uyu Metre Mukamusoni byahitaga bigaragara ko yagiye kuvuga ku mukiriya warangije gufata, nabivuze na mbere. Nk'aho ngaho uhita kubona ko tuvuga ko utarayoboye iyo ngingo, ariko uhita kubona ko inyuma ari abantu bandi cyangwa izindi ngufu zayimukoresheje. No kuri uyu wenda kumbaza kuki Metre David Rugaza na Emeline Nyambo batatambitsemo akantu ko kuvuga bati umukiriya wacu yafashwe ate, yafashwe gutya na gutya, yavuye Dubai, yageze hano gutya. Ahubwo bakagombye no kuba banavuze bati ko muvuga ko yizanye, nimutwereke pasiporo ye na visa mwamuhaye naho yayisabiye, niba yaraje kuri pasiporo y'Ababiligi, kuko iracyafitwe n'inzego z'umutekano. Nibyo amategeko avuga ko umuntu ufite visa, ufite ubwenegihugu bw'Ababiligi, ushobora gusaba visa ugeze ku kibuga. None barebe yaravuye hehe kugira ngo asabire visa. Niba atarayisabiye mu Bubiligi, ngo asabe visa yo kuza mu Rwanda ku bushake, bayimuhere mu Bubiligi, bayiteremo muri pasiporo, nubwo ko bagomba kuyitera ku kibuga amaze kuhagera. None ku kibuga mwayimutereyemo ahingiye. Niba se nta visa afite muri pasiporo, tumutwereke muri pasiporo n'abarateyemo visa.
ibyo ni ibimenyetso nge nshaka gucukumbura kugira ngo wenda mugenzi wanjye yenda atashoboye gucukumbura. nibyo. Byari byavuzwe bati ese azanywe n'iyihe ndege, kuko nicyo avoka agomba kubanza kugaragaza. Ibyo ari byose Rusesabagina nubwo yenda yigeze kugira amafaranga, nta ndege ye ku giti cye agira hano mu Bubiligi cyangwa mu bindi bihugu. Niba ari jete prive bavuga, indege ye nabyo igaragazwa. Niba yazanywe n'indi ndege zemo n'abandi bantu, nabyo igaragaza iyo ndege, abo bantu ubugenzacyaha n'impamvu yari imujyanye igaragazwe, igaragazwa, kuko ibyo niba umwavoka atari cukumbuye ntabwo abazashobora kugera ku cya kintu cy'uko yafashwe cyangwa agafungwa binyuranyije n'amategeko. Icyo noneho agendera ahubwo no ku ijambo, kuko no mu gifaransa bavuga bati jole y'uwo ngendere ku ijambo rya perezida wa repubulika yavuze ko bamushutse. Aho umwavoka yagomba kuvuga ati ubwo byavuzwe n'umukuru w'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, nuko n'inzego z'umutekano mubizi, mutugaragarize uwamushutse ni ibiki mwamubwiye kugira ngo ashobore kuza. Ko nabyo itegeko nimero 15/2004 ryo kuwa 12 ukwezi kwa gatandatu 2004 yerekeranye ibimenyetso mu manza n'itangwa ryabyo, ni itegeko ryo mu Rwanda. Iryo tegeko mu ngingo zaryo za 5, 6 ndetse na 7 rivuga ko nta ugomba kwitwaza ko ikimenyetso cy'uko yabeshye umuntu kugira ngo agwe mu ikosa. Kigereyo umushutse ko ikimenyetso gishingiye ku bushukanyi kitemewe n'amategeko. Niba rero perezida wa repubulika yaravuze twaramushutse, umwavoka agombye kuvuga ati ko mwaramufashe mugendeye ku bintu by'ubushukanyi, ntabwo bikurikije amategeko, udasaba ko yafungurwa. ni uburiganya, ahubwo byagombye kuregwa uwabikoze wabyishinje. Ngewe niko mbyumva mu myumvire yanjye y'umuntu utamenyereye, utari inzobere mu mategeko. Uwo muntu aba yihamije icyaha, ubundi hari abantu bakurikirana abantu bemera ibyaha runaka, uwo muntu yagombye gukurikiranwa n'amategeko kubera ibyo byo byiyemereye. Urumva rero kugira ngo none ko atabikoze, tugere hahandi rwose twihute. None ko atabikoze, Paul Rusesabagina akora iki? Akomeza mugirira icyizere? Umuryango we ukora iki, Maître Cikuru Joseph Mwanamayi? Ikintu cya mbere ni ukubanza ukamenya niba umuryango we uvugana nawe ubu ngubu, kugira ngo bashobore kumenya icyo bamubwira n'uko baba bavugana. Icya kabiri nicyo nakomojeho kare, bise ibyo bamubwira Paul Rusesabagina ari muri position ahantu ari bizamwemerera kubyemera, kuko nacyo ni ikintu cy'ingenzi umuntu agomba kubanza gucukumbura. Ese ahantu ari, position arimo, biramwemerera kwemera ibyo umuryango bamubwiye kandi ari uburenganzira bwe? Wenda reka yenda akantu gasekeje, ni kera mu kazi, nkiri mu kazi mu Rwanda, nigeze kujya kunganira umukiriya, musanga kuri polisi, icyo gihe ari polisi ya Muhima. Nari ngitangira no kubona umwavoka kera muri 2005 na 2006. Noneho ni akantu kuko urugero ushaka kuba ngezeyo mbona ko yari yakubiswe, kandi binagaragara umuntu akubiswe umubona ku mubiri. Naranamubaza ibya dosiye ibyo utakurikirana ari biki, yicaye umupolisi aba agiye kumumpa nyine kugira ngo tuganire n'umukiriya, kuko umuntu agomba kuganira n'umukiriya mu ibanga. Ariko umupolisi aramperekeza ati dore nguyu yamufungurira muri kasho. Nuko noneho tutambutse nyine mu nzira tugiye kwicara mu gasare aho umuntu agomba kuganira mu ibanga, ariko mu nzira ndi kumwe n'umupolisi ngira nkana, nubwo ndetse ko mbona arimo gucumbagira bagukubise. Yarayibona umukiriya icyo yasubije n'iki,
ko yabonaga hari umupolisi ahari yasubije mbese wagira ngo n'umuntu w'umukomediye usetsa ati yewe ati icyo nkundira abasirikare icyo nkundira abapolisi yanayivuga gutya icyo nkundira abapolisi bamukotanye ati nkunda ko iyo bagukubita bakuvangiramo izo mu mutwe n'izo mu nda akakubita umwunzi mu mutwe no mu nda ati ntabwo bakubita hamwe urumva muri make icyo yarashatse kuvuga ati nibara baranyorohereza kuvuga ko gukubita ahantu hamwe wari kubabara atari ko baravangavanga urumva ko kuba yarabivuze ukabonaga ndi umwafa kamari kandi noneho akanga no kuvuga ngo ntabwo bankubise umupolisi ahari yari kuvuga umupolisi yari kuvuga ati ninda gukubise twihita gukubita ryari ariko avuze ati baravangavanga bavanga inkoni yabivuze mu buryo butaziguye noneho rero na Rusesabagina icyo nshaka kugeraho ushobora kumubwira rero no kuri telefone umuryango we niba bavugana ubuti twohereje metere kanaka cyangwa twavuganye na metere yo mu Rwanda cyangwa se n'uwina mu Bubiligi cyangwa mu bindi bihugu muri Amerika ati bazaza nibaza uzabemere Rusesabagina akabura nuko yabwira ati uzi yuko wenda bambwiye ngo sinzemera bazava hanze ariko ntabwo yabivuga kuri telefone kuko baba muri ruhande baba muri ruhande nta telefone ye kandi n'umwana wega yarabyemeje abantu bo mu muryango we bavuganye bavuze yuko batigeze bavugana nawe yisanzuye ko bamushyiraga abantu ku ruhande ibyo rero ni ibintu byagaragajwe ndetse n'uriya mwavoka we yagombye kugenderaho ariko ikibazo ni bya bindi biri no mu twavuze kare byo binyuranyije n'ingingo ya 76 bijyanye n'ibanga ry'akazi nuko usanga dosiye yose iri mu iperereza iri mu bugenzacyaha iri mu bushinjacyaha yewe n'izageze mu rukiko yenda mu rukiko byo biremewe kuko umuntu ashobora kubyumvira mu rukiko ariko ugasanga zageze mu bitangazamakuru izo dosiye ziba zarangije gutangwa nabo mu nzego z'iperereza nyine noneho ikibabaza ni uko bavuga bati ushinjwa yiyemereye ko ari we wihitiyemo umwunganizi we iyo rero iyo byageze mu bitangazamakuru bikagera no mu rukiko akavuga ati niwe bampaye niwe nahisemo ntacyo mwahinduraho icyo kibazo nacyo ni ingenzi metere nari nagitekereje ko nacyo ukiduhaho urumuri rwawe iyo yakorewe ibintu nk'ibyo twavugaga ku ngufu cyangwa se agaterwa ubwoba cyangwa se ese nta kuntu amategeko amwemerera gusubira inyuma akavuga ati ibi nabikoze bari bankora iyicarubozo ibi nabikoze kugira ngo nta bitangiraho ingaruka runaka noneho akabisubiraho agaragaje ibimenyetso koko nk'ibyo twavuga yuko bari bamuhagaze iruhande mu gihe yavuganaga n'umuryango we ntabwo kwari ukugira ngo bamurebe uburyo avuga cyangwa bumve uburyo avuga ko bibashimishije ahubwo kwari kugira ngo bamutere ubwoba ibyo bintu nta kuntu yazabigaragaza aho procedure yabigeze hose ngo bibe byasubiza inyuma ibyo ingaruka zabyo ziba zarishe yabigarura inyuma byashoboka biti mu gusubiza icyo kibazo ndagendera cyane ku ngingo ya 97 y'itegeko twakomeje kwibandaho cyane yerekeranye imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha mu Rwanda iyo ngingo iravuga iti iyo umuntu ufunzwe aho ariho hose urubanza rwaba rugeze ku byaha byose ukurikiranyweho icyaha cyangwa umwunganira ashobora gusaba urukiko kurekurwa by'agateganyo bitewe n'aho ikurikirana cyaha rigeze aho ni he aho rero ni wowe ushaka nyine kugera
umuntu ushinjwa ashobora kuba muri ankete mu bugenzacyaha, baba bashobora kumukorera iyicarubozo, bashobora kumuza ku nkeke ibyo twita harcèlement, bashobora kumushyira ibyo twita menace, ibikangisho, akemera ibintu pe bibaho, birashoboka. Yaba afite umwavoka, yaba atamufite, akabyemera ariko bitamuvuye ku mutima, akavuga ati reka mbyemere buke kabiri. Yenda tugenderaho ku rugero nka birya Kizito yavuze ati bajyana n'aha bankoresha ibi n'ibi, byose ngomba kubyemera. Noneho iyo ugeze mu bushinjacyaha ntubivuge, nabwo ugeze mu bushinjacyaha kubazwa, hakuriye ubushize Rusesabagina bamujyanye mu bushinjacyaha bukuru kujya kubarizwayo, ntubivuge iti mu bugenzacyaha byagenze gutya, nabyemeje ku gahato, cyangwa byagenze gutya na gutya, nabyo birashoboka ko atabivuga. Ahantu hanyuma haba hasigaye rero ni imbere y'umucamanza. Yego. Imbere y'umucamanza, nk'uyu munsi yitabye umucamanza ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo, ashobora kuvuga ati ibyaha byose munsomeye nayo nabyemeye mu bugenzacyaha, ngemera no mu bushinjacyaha, ariko nabyemejwe ku gahato cyangwa nakorewe ibi n'ibi, akavuga ati ariko ubu noneho hano imbere y'umucamanza ndabihakanye. Aho niyo mahirwe aba asigaranye imbere y'umucamanza. Yego. Ntabwo azategereza ngo bigeze igihe cyo kujya kuburana urubanza mu mizi, kuko urubanza mu mizi rushobora no kuba bitinze umwaka utaha cyangwa nyuma y'amezi angahe, kuko bagatara kubyihutisha bitewe n'uko ari urubanza nyine rwa politiki. Noneho ngo avuge ngo ndi kuburana mu mizi, ngo ajye yavuga ko bamukoresheje yenda akoreshejwe iyicarubozo, kandi atari yabivuze imbere y'umucamanza kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Ariko nabwo mu mizi nabwo ashobora kubivuga, nubwo atabivuze ku mucamanza w'ifungurwa ry'agateganyo. Mu mizi nabwo ashobora kubivuga ati bo murareba ko maze iminsi nywa imiti mvurwa, ariko niba naravuye mu Burayi ndwaye bavuga ya hypertension n'ibiki kizi mu Kinyarwanda ukuntu babivuga, umuvuduko w'amaraso, atari ko hano kuva nahagera none ndi kwivuza ibisebe ntacyo nari mfite, ariko ibyo bisebe nivuzaga byaturutse ku nkoni, nubwo ntayivuze mbere, ariko dore ari impapuro zigaragaza no ibisebe byavuye, ibimenyetso ngibi. Kuko n'igihe ashobora no kuvuga ati njye nakorewe iyicarubozo, asaba kujya kwa muganga ngo bampe muri izo mpapuro za muganga kugira ngo zereke umucamanza, ko umucamanza ntazamubwira ngo nakorewe iyicarubozo mu mwanya uguje mu bwonko, uvuge gutya mu magambo. Kurya mu Kinyarwanda bavuga ngo ururimi n'urusabira inka gisigati, ntabwo bivuga umucamanza gutya mu magambo ngo bankubise nasaze meze nabi mu mutwe, azakubwira ati mumaze mumujyane indera turebe niba kuko ubusazi bwo guturuka kuri izo nkoni yakubiswe. Impapuro rero zishobora kuboneka bitinze za muganga, ukazigaragaza nyuma, ni ibimenyetso tugenderaho twebwe. Aho urubanza rwaba rugeze rero hose, avuga ati ibyo nemeye byose nanabyemejwe n'inkoni, nabyemejwe n'amashanyarazi, nabyemejwe se n'iki byose, ariko agomba kubitangira ibimenyetso. Iyo atabifite rero, kuko nabyo birashoboka, ntabwo abagenzacyaha barabaswa, abashinjacyaha ntabwo barabaswa, yashaka yuko ibimenyetso byawe bibura, ashobora kwanga kujyana kwa muganga, cyangwa kujyana kwa muganga impapuro akazigumana. Icyo gihe wakwerekana iki? Icyo gihe cyo bikora, ushobora kubibwira umwavoka wawe uti navuye kwa muganga, ariko impapuro zanjye barazifite, hari dore ndi kunywa imiti, impapuro zanjye muzisabe. Noneho umwavoka wari wazisaba akazerekana umucamanza, akavuga ati umukiriya wanjye yakorewe iyicarubozo gutya na gutya. Nguko muri make ko procedure igenda. Byose biterwa n'uko ushinjwe yabivuze, kandi ari muri ya position yo kubivuga, ariko niba ari ahantu adashobora kubivuga, ari ibyo twita chantage, ibikangisho, tukagukorera ibintu bivuga, nabyo ni ukubyumva. Ntitukabone
ibintu bibaye ngo dushyiremo amarangamutima wenda ya politiki, dushyiremo amarangamutima ya kimuntu, ariko tugende no ku bintu by'amategeko. Niba ibyo avuga cyane rwose abifitiye ibimenyetso, nawe bifitiye ibimenyetso ntabitange. Niba ari ntabyo, ubwo barakubwa ibintu ari munange. noneho metere ndagira ngo utubwire ku byerekeranye n'umucamanza, imyitwarire y'umucamanza, uburyo yumva ibintu, uburyo areba ibimenyetso ahabwa, uburyo asoma amadosiye yahawe. Imyitwarire y'umucamanza, uregwa cyangwa se n'umwunganira bayifiteho ubushobozi ki? Kuko nayo umucamanza ashobora kuriganya mu rubanza runaka yeretswe ibimenyetso ariko ntabyiteho cyangwa ntabiha agaciro byari bikwiye. Aho uregwa cyangwa se n'umwunganira, abo ngabo bo bashobora ndabyumva, ariko mu mategeko yaba ari n'aha mu Bubiligi, niyo yaba ari mu bindi bihugu umuntu akoreramo hano mu Buraya cyangwa muri Afurika, yewe nayo mu Rwanda, umucamanza wa mbere ukuburanishije yafashe icyemezo kibogamye cyangwa kitagushimishije, urakijuririra mu rukiko rwisumbuyeho. Urukiko rwisumbuyeho urukiko rwisumbuyeho, wenda mbaye nk'urugero mu rubanza rwabaye n'ibintu byanatangajwe n'urubanza ngenda rufite narusomye rw'abari abasirikare General Rusagara na Colonel Tom Yabagambane, baburanaga ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo ku rukiko rwa gisirikare, biranga, bakagaragaza ko bafunzwe binyuranyije n'amategeko, bakagaragaza n'umwavoka wabo bakabigaragaza, ariko umucamanza akavuga ati bitewe ko ari ibyaha bikomeye ndabyanze. Barabijuririra mu rukiko rukuru rwa gisirikare, babijuririyemo umucamanza nawe arabisoma aravuga ati ndemeza ko amategeko y'ifatwa n'ifunga yishwe kuko abyandikamo, ariko ntabwo mbarekuwe bitewe n'uko ibyaha by'umutekano w'umudendezo w'igihugu. Urumva ntacyo waba ukirengeje, kuko mu mategeko agenga iby'ifunga n'ifungurwa by'agateganyo ujurirwa rimwe gusa, ntabwo ushobora kujya ku rundi ngo ujye mu rukiko rw'ikirenga nuko itegeko ribiteganya. Muri make icyo baba babigirira, baba ko urubanza rutinda muri procedure kandi agomba kuzatangira mu mizi. Hari n'igihe uhura n'umucamanza rwose akubwira ati nibyo koko iyo nzitizi utanze yuko afunzwe binyuranyije n'amategeko tuzayisuzumira rimwe mu rubanza mu mizi, ariko icyo gihe wumva ko ufunzwe binyuranyije n'amategeko, none no mu mizi mwazajya kuburana akabanziriza kuri ya nzitizi akazemeza ati n'ubundi nibyo koko binyuranyije n'amategeko, ariko reka dukomeze rwa rubanza rwo mu mizi. Icyo gihe rero ni naho mbaho nk'urugero nko ku rubanza rwa Victoire Ingabire, nubwo se yagiye aburana bakamutsindisha bakamukatira, ariko yarakomeje avuga ati amategeko baremera ko bari mu kuyica, arakomeza agera mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, narwo rwemeza ko amategeko atubahirijwe. Ariyo mpamvu baciye leta y'u Rwanda indishyi, ariko kwica indishyi kw'amategeko atubahirijwe ntabwo bivuze ko urubanza rw'ibyo bamuciriye imyaka babaje kumukatira imyaka 8 inyuma y'imyaka 15, ntabwo bivuze ko ruvuyeho, kuko burya igihugu kiba gifite ubwigenge ku bucamanza bwabo. Ariko nibura byandikwa ko nubwo bamukatiye binyuranyije n'amategeko, kuko amategeko hari n'izo za procedure yigishwa. Ni nabyo nabonye mu rubanza rwa Tom Byabagamba, naho rwarakomeje mu rukiko rundi urwego rwa Afurika, bavuga bati ibyo ari byose nubwo badukatiye nta kibazo, ariko tugende turegere muri urukiko tugaragaza ko uburenganzira bwacu butubahirijwe. Ntibizatangaze rero nabwo bavuze bati dusanzwe kuko bafite ibimenyetso by'uko uburenganzira bwabo butubahirijwe, kandi byo mpamya ko bazanabikora, kuko niba urukiko rwa gisirikare rwaravuze ko
agomba gufungirwa muri gereza ya gisirikare agakomeza agafungirwa kuri polisi ya gisirikare. Ntabwo polisi ari gereza. Aho ngaho nabwo itegeko rikirere bahita kubavuga bati uburenganzira bwubahirijwe. No kuri rero Rusesabagina nawe ashobora kubona umucamanza afashe icyemezo kitamushimishije, nagira umwavoka mwiza azajuririra icyo cyemezo. Namara kukijuririra nabwo mu rukiko rw'ubujurire, ubwo bizaba ari mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, bitewe n'uko niho rw'ibanze baburanishijemo ari urwa Kicukiro. Kicukiro iri mu ifasi ya Nyarugenge, ubwo uretse ko ari naho ibice bya Kicukiro bishobora kujyaho muri Gasabo, nabyo birashoboka. Aho bazaburanishiriza mu rukiko rwisumbuye ubwo aribwo rwose bazasubira muri icyo cyemezo. Nibemeza bati umucamanza wo hasi yari afite ukuri, ubwo bizaba birangiriye aho, bazajye kuregera izindi nkiko nyuma zisumbuyeho. Ni kimwe n'uko kuko urubanza wenda rwa Rusesabagina runasa nyine ko bazanabihuza wenda n'urwa Sankara yita Mushebuja. Nakwibutsa ko umwavoka we ni uwitwa Maître Moise Nkundabarashi, niwe wemereye ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo ifatwa rya Sankara ryari rikurikije amategeko. Umwavoka arabivuga, ariko Sankara atari kubivuga. Ariko wamubaza uti se rikurikije amategeko yafatiwe hehe, ni mu kihe gihugu? Bazakubwira niba ari Zambia cyangwa bakubwira niba ari Komori. Zaramanda yamufashe ntabwo uzaboneka. Ariko baravuga bati amategeko yarubahirijwe mu ifatwa rye. Ariko uko umwavoka yabivuze, ushinjwa nawe ntabwo yabivuze, kuko ubwo bafite ukuntu bamubwiye bati no bivuga umenye aho ujya, basi bikarangirira aho ngaho. Nuko kugira ngo ibyo nabyo kuri Rusesabagina nabyo nibyo bizagaragara rero, nibyo binagaragara, kuko simpamya ko babona impapuro za extradition zamuvanye mu gihugu runaka cyangwa zimubijyana mu Rwanda. Ntabwo nk'uko babivuga, ntabwo babona aho yasabye visa ambasade ngo babone amashusho ye asaba visa mu gihugu yo kujya mu Rwanda. Ntabwo ibyo bintu binjyanye ku nyine ngira ngo dusoze. Nzi ko ejo ari amasaha y'akazi, ari ukuzinduka mu kazi, kandi n'ubu muba munaniwe. Dusoza ndagira ngo icyo kintu kitugeze ku kantu. Ntabwo navuga rwose ko nagusaba kunenga bagenzi bawe, kuko ni abantu muhuje umwuga, mwubahana, muharanira ibintu bimwe. Ariko nk'uko wabivuze, buri wese agira uburyo yumva dosiye, uburyo ayisoma, uburyo afata ikimenyetso cyangwa kiriya. Ndagira ngo nkubaze utabaneze, ari nkawe Maître Joseph Cikurumwanamayi, ku byuzi hariya, ni izihe ngingo ari gushyira imbere muri ruriya rubanza? Ntabwo tutitaye ku buryo urubanza rwaburanishijwe, tutitaye, ubona hari ingingo zikomeye cyane zashobora kurengera Paul Rusesabagina kugira ngo rwose abe yaburana yidegembya, cyangwa se hari izo ubona mu byo uzi? Icyo kibazo ntabwo cyoroshye kugisubiza, kuko kugira ngo mbe nashobora kuvuga ibyumviro byanjye, ni uko naba nzi dosiye kandi nkanabona na reserema n'ibigize ibikubiye muri dosiye. Ariko ngendeye ku byo batangaza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri za televiziyo z'u Rwanda, ikintu cya mbere navuga nicyo kubanza kunenga nyine byo gukora iperereza bitari mu ibanga. Ni ingingo ya 73 nayivuzeho.
icyo cyonyine umuntu avuze ati urubanza rwanjye procedure yanjye icyo twita vice de forme ntabwo byakurikije amategeko kuko mwabitangaje rubanda kandi bigomba kuba mu ibanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari ingingo y'amategeko ivuga ko umuntu atagomba guteshwa agaciro. No kubona umuntu aje imbere mu cyumba cy'umucamanza ukamugeza imbere y'umucamanza yambaye amapingu, ubundi ntabwo ari ibyo byo gutesha umuntu agaciro. Wenda ibyo by'amapingu wo mubikore mu bugenzacyaha muri kuri polisi mu modoka, ariko iyo amaze kuva mu modoka kuko hari abapolisi bamurinze kwinjira mu rukiko agombye kuyamukuramo kugira ngo aganire n'umucamanza. nyine i Burayi niko babigenza. Hose ibyo barabizi kuko ntabwo ujya kuburana imbere y'umucamanza wambaye amapingu cyangwa ujya kuvugana n'umushinjacyaha wambaye amapingu. Ibyo ni bya bindi byo sinavuga ko ari kubabaza umubiri cyangwa iyicarubozo, ariko ni ibyo gutesha umuntu agaciro, kandi u Rwanda rwasinye aya masezerano yo kwirinda gutesha umuntu agaciro. Indi ngingo wenda nagenderaho cyane ni ingingo ya 36 ivuga iby'impapuro zo gufata umuntu mu mpapuro mpuzamahanga mandatare international. Kavuga ati nibyo mwari mwarashyizeho manda kuko yavuye no mu Bubiligi baramutatse yari azi ko iki gihugu gihari, ariko noneho ntabwo iyo manda aho nafatiwe niba ari mu bihugu by'Abarabu za Dubai, iyo manda niba nabo bafitanye amasezerano n'u Rwanda ko bahererekanya abakoze ibyaha, ntagomba kuvuga ati nagombaga kubanza kuburana mu n'izo nkiko zaho nafatiwe kugira ngo ngaragaze impungenge zanjye z'uko ntakoherezwa mu gihugu nahunze, cyangwa se ko nshobora kuhakorera ntabonera ubutabera akabitsindirwa muri icyo gihugu yafatiwe, noneho akaba ari ko bajya bafata icyemezo cyo kumwohereza mu Rwanda. Aho nabwo kuvuga ngo guhindura imvugo ngo bawe yizanye ku bushake, n'umwana w'igitambambuga ntabwo yabibura ku bushake kandi azi ko ashakishwa. none se nimutugaragariza ukuntu yaje ku bushake, none yahageze ryari, yinjiye ate? Ibyo ari byose ntabwo yaza mu ndege atishyuye itike y'indege, batazi igihe indege iri buhagerere. Ubu n'uwajya no kureba ku byo bita za manifeste de voyageur yo mu bagenzi b'indege, akavuga ati reka turebe iyo ndege n'abantu bari bariho kuri iyo liste no ku mwanya yicayeho n'amafaranga yishyuye, byose bahita ko babibona bakabona ko wenda n'indege atayishyuye. Nabyo birashoboka. Ibyo byose rero kubicukumbura umuntu agendeye ku mategeko usanga no mu ibazwa rye nyine nabikomojeho yo kujya kumwerekana mu itangazamakuru, kandi itangazamakuru ntabwo ari urwego rwa leta rushinzwe ankete. Noneho n'ikindi nagenderaho ni cy'uko ijambo rya perezida wa repubulika, buriya niyo perezida wa repubulika arangije guca urubanza, kuko niba uri umuyobozi mukuru w'ubutegetsi nyubahirizategeko, itegeko ritemerera perezida wa repubulika kuba umugenzacyaha, ritamwemerera kuba umushinjacyaha, nimwemerere kuba umutangabuhamya, yewe nimwemerere no kuba umucamanza, ariko agatanga igitekerezo cye, ni ukuvuga ko ugiye kuburana mu nzego za leta uburenganirwa urengera. Ibyo byonyine byo kuvuga ati nyakubahwa umucamanza, kuba perezida wa repubulika yarangije kuba umurongo, nta butabera n'itegeko bwabo, ko ntabwo uzasuzugura perezida wa repubulika. Niko mu manza za politiki rero zimera, ntabwo yakwizera ko azabona ubutabera. Ni kimwe n'uko nenda nawe yazategereza nk'uko umuryango wa Rwigara n'abagizwe abere, ariko abagizwe abere hari ibindi byabanje gukorwa bitubahirije amategeko n'izindi diplomasi z'abaye. Ntabwo umucamanza yavuze ngo
ngo ni uko batanze ibimenyetso bishobora kumwumvisha ko batakoze ibyaha, kandi igihe cyose bari bafunzwe ubushinjacyaha bwari bwagaragaje ko babikoze, nta nubwo banaburanya buryo bati dore muratubeshyera. Ntabwo bigeze bahakana yenda ko atavuganye naho umuryango wo kuri telefone, ntabwo yigeze ahakana iyo magambo Adeline Mukangemanyi yavuze. Diane Rwigara ntabwo yigeze ahakana avuga ati nibyo kuko nashaka kwiyamamaza biki byose, ariko babagira bene. N'ubundi nabo twizere ko bashobora kumugira umwere ku bindi binyuze mu zindi diplomasi, ariko niba perezida wa repubulika yarangije guca urubanza birakomeye kuzavuga ko azabuhonoka, keretse perezida wa repubulika navuga ati ibyo navuze ntimubihe agaciro, nabwo akongera akisubiraho nk'uko RIB nayo yisubiyeho ikavuga iti twavuze yuko twafashijwe n'aba kugeza hano, none ntabwo aribo badufashije, niwe wizanye. Ni amayeri. Ubwo muri make ni urubanza rw'urucabana, ariko ntabwo bikuraho yuko agomba kuburanishwa nyine mu Rwanda nk'uko amategeko y'u Rwanda abiteganya, cyane cyane ko anafite n'ubwenegihugu nyine bw'abanyarwanda. Ibyo abantu bibwiraga ngo wenda ngo Amerika ngo ko afite ibyangombwa bihoraho byo kuhatura, wenda Ububiligi ko afite ubwenegihugu, ibyo ntabwo bikora, ni amarangamutima. Dukurikiza amategeko. Itegeko ry'u Rwanda rivuga ko umuntu ufite ubwenegihugu bwo hanze bw'abanyamahanga ariko akaba yaragumanye n'ubunyarwanda, akaba ari ku butaka bw'u Rwanda, agomba kuburanishwa n'inkiko z'u Rwanda kuko zifite ububasha, kuko cyane cyane ko n'ibyo ashinjwa cyangwa akurikiranyweho byabereye mu Rwanda cyangwa se bikorerwa abanyarwanda. Inkiko z'u Rwanda ntabwo Ububiligi bufite ingufu yo kuvuga ngo mu mutwohereze no mu Bubiligi, n'u Rwanda narwo rumufiteho uruhare. Ntabwo Amerika izavuga iti mutwohereze, keretse yaza kuba yaranze ubwenegihugu bwe bw'inkomoko akimara guhabwa ubwenegihugu bw'inaha, nabwo biremewe. Turavuga uti ingendo ruvuyemo ubw'u Rwanda, igihe nzagarukira, igihe nzabishakira nongera asubirana ubw'ubunyarwanda, icyo gihe niho byari batari kumuburanisha mu Rwanda, Ububiligi bukamusaba ko yagaruka yaza kuburanishwa mu gihugu cyabo. Ariko rero ubu u Rwanda ngiye nkurikije rwose amategeko y'u Rwanda uko ameze, agomba kuburanishwa mu Rwanda. Nubwo bwose nyine mu manza za politike abavoka bo bazagerageze kugaragaza amategeko yishwe, ubwo ijambo rya nyuma rizaba ari iry'umucamanza. Icyemezo azafatirwa kitamushimisha bazakijuririre gutyo kugeza ku ndunduro y'urubanza, amaze kurangiza inzira zose z'ubujurire, mu gihe atazaba yabonye ubutabera busesuye. Ndagushimiye cyane Maître Joseph Cikurumwana Mayi kuba ubanye natwe uyu mugoroba ku bisobanuro byiza duhaye. Nizera yuko bizagera ku muryango wa Paul Rusesabagina ndetse no ku bandi bantu, ku nshuti ze, ku miryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, ibisobanuro kugira ngo bizabafashe kuba bagira icyo bakora cyangwa se bakumva neza ibintu bimwe na bimwe biri gukorwa muri ruriya rubanza rwa Paul Rusesabagina. Ukaba rero ugiriye rwose akamaro uyu mugoroba abumvise ikiganiro n'abazacyumva nyuma, n'abanyarwanda bose muri rusange. Ndagushimiye kandi nkwifurije umugoroba mwiza mu mwanya w'abatwumva, mu mwanya w'abanyarwanda wa Radio Urumuri. Bose ndagushimiye, nkwifurije umugoroba mwiza Maître Joseph Cikurumwana Mayi. Yego, namwe mugire umugoroba mwiza kandi n'ibihe byiza. Murakoze. Murakoze cyane. Akira imitima yuzuye urwango n'ubwigomeke, uyihundagazemo uyisesekazemo udahemuka. Yesu twiyegereze udutagatifuze
tukubera abana kandi twemere utubera isoko y'urukundo. Akira Rwanda Mana ihoraho, akira imitima yuzuye intimba, akira izi mfubyi n'abapfakazi, akira abahemu n'abahemukiwe, ubahinduremo abatagatifu. Akira imitima yuzuye urwango rwigomeke, uyifundagazemo, uyisesekazemo ubudahemuka. Twese twiyegereze, udutagatifuze, tukubera abana kandi twemere utubere isoko